Okay, uyu munsi ni Timopsike reva nk'ibisanzwe. Reka wumve amagambo dutangiranye uyu munsi. Ibaza umubyeyi w'umupapa aramutse abyutse akajya mu gitondo mu kazi. Iyo nyine kwa kundi umugabo abyuka ari we wese cyangwa se umupapa ari we wese ati ngiye guhigira umuryango wanjye, ngiye ku kazi, ngiye guhigira umuryango wanjye ndebe ko nawutunga. Maze yagera ku kazi bakamubwira ati ntabwo turi bukwishyura umushahara wawe cyangwa se ntabwo uri bukora akazi udafite ikimenyetso ya nyamaswa. Ngira ngo ni kenshi mwagiye mwumva hirya no hino, yaba mu bitabo musoma, yaba muri Bibiliya, yaba mu makuru, umuntu uwo ari we wese ubu tuvugana yumvishe icyo bita ngo ni ikimenyetso cya ya nyamaswa, cyangwa se ngo ni ikimenyetso cya Antikristo, cyangwa se bamwe bakavuga ngo ni ya mibare 666, ya mibare nyine. Ibyo bintu mwagiye mubyumva hirya no hino. Sasa rero ibyo dutangiranye uyu munsi nibyo ngira ngo tuvugeho. Icyo kimenyetso 666 bamwe bavuga ngo ni ikimenyetso cya Satani, abandi bavuga ngo ni ibintu bazadushyiramo, ngo ni utuntu bazadushyiramo kugira ngo umuntu ashe kugira ngo cyakora. Ese iki kimenyetso kimeze gite cyatangiye kuvugwaho hirya no hino? Nanababwiye ngo muri iyi minsi inkuru ziri kujya zivugwa, abantu bari kujya bibaza, cyangwa se gusanga bari kujya bibaza ku buhanuzi bwagiye buhishurwa mu byahishuwe. Iki kimenyetso rero nacyo kivugwa muri Bibiliya, reka nacyo tumenye ibyacyo. Kandi iki kimenyetso kivuga muri Bibiliya ngo abo bantu bazemera icyo kimenyetso ngo bazaba bateye Imana ubuziraherezo. Ikizaba gisigaye ni uko nyine bazagenda nyine bakaba bakurikiye Antikristo wenyine. Nuko dutangiye twibaze rero nk'umupapa, abenshi rero baba bavuga ngo ikimenyetso cya Satani ntabwo nacyemera, ngo cya kimenyetso cy'ingo 666 n'ibindi ngo bishe ntabwo nabyemera, ngo nahitamo inzira y'Imana, ngo ntabwo nakemera Antikristo. Ariko ibaze nanone umunsi uzabyuka mu gitondo uzi kuri umupapa ari wowe uzatunga urugo, wagera mu kazi bakakubwira ngo ntabwo uri buhabwe cyangwa se ntabwo turi bukwishyure, utabanje kutwereka yuko ufite ikimenyetso cya ya nyamaswa. Ibaze umubyeyi watwise amezi 9 atwita umwana we. Muri kano kanya ababyeyi benshi muri kunyumva, mwarabyaye, abandi muratwite cyangwa se abandi muherutse kubyara. Ibaze nk'umubyeyi watwise umwana amezi 9 ubabara, wajya kubyara, wamara kubyara bakakubwira ngo ntabwo tukwemerera kuba wabyarira mu bitaro byacu, cyangwa se na serivisi nimwe uri buze guhabwa ngo ubyare utabasha kwereka ko ufite ikimenyetso cya ya nyamaswa. Iyo nyamaswa bavuga kandi ubwo ni Satani, ntugire ngo ni yindi. Cyangwa se bakakubwira ngo urabizi nyine abana batoya hari amata bajya babaha abafasha kumera neza, wajya kuyagura bakakubwira ngo ibyo umwana wawe akeneye ntabwo turi bubiguhe mpaka utweretse ko ufite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Wabigenza ute? Muri iyi video y'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ko ndetse tumenye n'uko binavuga muri Bibiliya n'ahandi hose yuko abantu bazakira ikimenyetso cya ya nyamaswa cya Antikristo nibo bazaba ari benshi kurusha abantu bazacyanga, bakavuga ati turemera kubabara. Bizagenda gute rero muri iyo minsi? Abantu benshi muri iyi minsi, nawe uri kunyumva muri aka kanya, mwese mwiyumvisha yuko baramutse babahaye amahitamo bakababwira ngo urahitamo ikimenyetso cya Antikristo cyangwa se cya ya nyamaswa bavuga ngo ni 666, bakavuga ngo ni ikimenyetso kiba kiri mu gahanga cyangwa se mu kiganza, niho ikimenyetso kizaba kiri. Abenshi mudukurikiye aka kanya nonaha mwumva yuko baramutse babitishemo ikimenyetso cya Satani cyangwa se ngupfe, mwese mwiyumvisha yuko iki kimenyetso cya Satani mwacyanga mugahitamo gupfa. Mwese niko mwiyumvisha, sibyo? Nawe uri kunyumva muri aka kanya niko uri kuvuga ati njye ntabwo natera Imana umugongo, cyane cyane abakristo n'abandi bantu mukunda Imana, mwumva ati ikimenyetso cya Satani ntabwo nacyemera, nakwemera nkanapfa. Niko mwese mwiyumvisha. Ariko se bizagenda bite Antikristo nazana kiriya kimenyetso kivuga muri Bibiliya ndetse no mu buhanuzi? Antikristo nazaza ndetse naza niyo systeme ye. Icyo gihe Antikristo systeme azazana ku isi nk'uko bivugwa muri Bibiliya, bivuga ko nta muntu uzaba yemerewe guhaha cyangwa se kugurisha adafite icyo kimenyetso. Mbega icyo kimenyetso cya Satani bizagenda gute rero? Wowe bivugisha ngo wavuga ukavuga ngo wahitamo gupfa cyangwa se ukajya mu ruhande rw'Imana ngo kugira ngo uhitemo ikimenyetso cya Satani cyangwa se cya Antikristo. Ibaze umunsi ku isi Antikristo azaba yahageze, biri kuvuga ko ari vuba cyane. We azavuga ati ntabwo wemerewe kuba wagura inzu cyangwa se kuba watunga inzu yawe yo kubamo udafite kiriya kimenyetso cya Satani cyangwa se ikimenyetso cya ya nyamaswa. Ibaze umunsi bazakubwira uti ntabwo wemerewe kujya muri alimentation,
mu isoko cyangwa se ahandi hantu ari hose wari usanzwe ujya guhahira ngo wahire izo mbuto, izo mboga cyangwa se ibyo biryo byose wahahaga udafite icyo kimenyetso cya ya nyamaswa. Ibaze umunsi bazakubwira uti ntabwo wemerewe kuba wagenda mu modoka yaba iyawe wiguriye cyangwa se yatwegerane zino batega cyangwa se tuno tumuto mujya mutega, bakakubwira ngo nta taransiporo n'imwe wemerewe kujyamo udafite ikimenyetso cya ya nyamaswa. Kandi uzi ko buri gitondo uratega kugira ngo ugere ku kazi, wenda uba za Nyamata ukora i Kigali, wenda uba za Karongi ukora Muhanga, ukora Muhanga utaha Kigali, ibintu nk'ibyo ngibyo uzabigenza ute? Wari umuyobozi uzabigenza umunsi bakubwiye ngo ntabwo wemerewe kugendera mu modoka yawe cyangwa se ngo ugire ikindi kinyabiziga cyose utega utagize ikimenyetso werekana cy'uko uri ku ruhande rwa Satani cyangwa se uri ku ruhande rwa ya nyamaswa. Icyo gihe uzabigenza ute? Aho rero niho abantu benshi ngo bazatera umugongo Imana, bayoboke umugabo w'icyaha ari we Antikristo cyangwa se ikimenyetso cya ya nyamaswa. Mbere y'uko bino bintu tubyinjiramo neza, ndagira ngo mbanze nkwibutse imirongo ibiri iri muri Bibiliya isa n'isobanura ibyo ngiye kukubwira muri aka kanya byose ugiye kwinjiramo. Usomye muri Mateyo 7 umurongo wa 13, nababwiye Mateyo ibice ni 7, umurongo ni wa 13 kugeza ku murongo wa 14. Reka rero dukurikire twumve ukuntu havuga. Uwo murongo uravuga ngo mwinjire mu irembo rifunganye, kuko irembo cyangwa se irembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, ngo kandi ngo abayinyuramo ni benshi. Urumva cya kintu nababwiraga, uyu mirongo tugiye gusoma ko ari ibiri, ni imirongo isa nk'itwinjiza neza mu mirongo tugiye kureba cyangwa se mu isomo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Abantu nyine bavuga ngo bagiye kudushyiramo bya bimenyetso bya Antikristo, ngo umuntu ajye guhaha abanje kwerekana ko afite microchip mu kiganza cyangwa se mu gahanga, nk'uko Bibiliya ivuga iti Antikristo naza abazamuyoboka bazashyiraho sisiteme y'uko abantu bazamuyoboka bafite ikimenyetso cya Satani. Nk'uko Bibiliya nanone ivuga y'uko hari ikimenyetso cy'Imana nayo izaba yarashyize ku bantu bayo, ndetse nta n'ikibi kizigera kibageraho. Ibyo nabyo turaza kubirebera hamwe. Ndetse nabo nigeze numva basa nk'ababihuza na za nkingo twagiye duterwa za korona, bagashaka kubigereranya nk'aho aricyo kimenyetso cya Satani badushyizemo ngo binyuze mu rukingo. Ibyo byo ntabwo ari byo, nabyo turaza kubirebera hamwe, uraza kubisobanukirwa. Twari turi kurebera hamwe imirongo ibiri isa nk'aho iri budufashe gusobanukirwa neza isomo ry'uyu munsi. Nanone uwo murongo ukomeza uvuga ngo ariko irembo rifunganye inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Mbega ni ukugaragaza yuko abantu benshi ari bo nyine baryohewe n'ibyaha, ari bo badakunda kunyura mu bigoranye, ariko irembo ritoya kuricamo biragoye, biravunanye, ariko niyo nzira nzima izajyana abantu ahantu hanyaho. Ni ukuvuga ngo niba tuvuze ko hari irembo rigari, ni ukuvuga ngo niryo rizajyana abantu mu burimbukiro. Ni nayo mpamvu abantu benshi bazahitamo guhitamo kiriya kimenyetso kugira ngo babashe guhaha, kugira ngo batunge imiryango. Ariko uzi kuba ufite umwana w'uruhinja, ariko bakakubwira ngo kugira ngo ubone ibitunga uyu mwana, ubone ibyo umuhahira, ni uko bisaba kuba ufite ikimenyetso cya Satani. Wabigenza ute? Bavuga ngo reka ndeke uruhinja rwanjye rupfe, uze n'ukuntu ababyeyi bagirimo. Ibaze nawe icyo kintu. Ni ukuvuga ngo bizari ibintu bitoroshye kandi biruhije. Undi murongo nanone ni Matayo 7:23 kugera 24. Avuga ngo ntabwo ari buri wese uzaza ubwira ngo nyagasani nyagasani, cyangwa se umuntu wiri kuvuga ngo ubwami bw'ijuru ngo data data, abo ntabwo ari bo bazinjira mu bwami bw'ijuru, ahubwo ukora ubushake bwa data uwo niwe uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo biri muri Matayo. Abandi ngo bazaza nanone bambwire ngo muri uyu munsi, kuri uwo munsi, ngo nyagasani nyagasani, ese ntabwo twahanuye mu izina ryawe? Ese ntabwo twirukanye amadayimoni mu izina ryawe? Ese ibitangaza byinshi twakoze mu izina ryawe? Kugira ngo abantu benshi hano hanze bakora ibitangaza, bahanura mu izina ry'Imana, ndetse birukana n'amadayimoni. Yewe ibi byose barabikora, ariko umva ukuntu ngo Yesu azabasubiza. Niba bamubwira ngo ibi byose ntabwo twabikoze mu izina ryawe, ngo nibwo nzababwira nti sintigeze mbamenya, nimugende muhungire kure mumve mu maso, mwebwe mwakora ibitajyanye n'amategeko yanjye.
nanone rero wumve ko muri uyu murongo nanone havuzwemo irindi jambo benshi, ngo benshi bazaza bambwira, nk'uko Yesu yabyivugiye. Yesu yaravuze ngo inzira ijya aharimbuka icamo abantu benshi, ni inzira ngari. Undi murongo wa kabiri dusomye nanone utangiye uvuga ngo benshi bazaza bambwira ngo ese ntitwirukanye amadayimoni mu izina ryawe, ese ntitwahanuye mu izina ryawe. Ntabwo bavuze ngo bake, abenshi. Niyo mpamvu rero azababwira ati hoshi mugende sinigeze mbamenya. Niyo mpamvu atangiye ababwira ngo aho Yesu azabwira mu bantu benshi cyane kurusha abo bakeya azaba asigaranye. Yesu ababwira ati nimugende sinigeze kubamenya. Uri kumva abantu Yesu azabwira ni umubare mwinshi kurusha abo atazabibwira. Abo azasigarana bivuze ngo nibo bakeya batazaba barakoze n'ibyo byose bivuga ngo bahanuye mu izina rye, ngo barigishije, ngo bagize gute wabo. Iyo mirongo uko ari ibiri muri Bibiliya ishatse kudusobanurira yuko abenshi cyangwa se abantu benshi cyane bazarimbuka ku giti cyabo, bagahitamo kujya ku ruhande rwa Sekibi, ari bo babihisemo bitewe na cya kimenyetso cya ya nyamaswa tugiye kureba mu kanya gatoya. Rero umaze kumva yuko abantu benshi aribo bazarimbuka, reka tuganire noneho kujya kuri cya kimenyetso cya ya nyamaswa bahora bavuga, cya kimenyetso 6, 6, 6, ngo hari ikimenyetso gishyirwa mu gahanga, ibintu nk'ibyo byose. Reka mbibutse ngo mbere y'uko twajya twatangira ikiganiro, mbere y'uko wumva ibintu mva nabateguriye, ntabwo biba byoroshye. Nk'ubu ngubu kubona aya makuru biba bigoye, ariko ubu ngubu ndagira ngo nibura mutekereze ukuntu biba byamvunye. Niyo mpamvu akari akanya mbabanje gufata kugira ngo mbibutse, murebe ahantu handitse subscribe muhakande vuba vuba, kugira ngo nawe nyine nawe ubwawe uvuge ngo nanjye natanze umusanzu wanjye, kandi ukore no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ibindi kizaho mu bantu ba mbere. Twagiye rero bivuga ko muri Bibiliya nanone ngo umunsi Antikristo azaba yaje muri Bibiliya. Antikristo ngo azashyiraho ubuyobozi bwe, ubwami bwe, ngo niwe uzaba uyoboye isi. Wenda Antikristo tuzagira igihe cyo kumwinjiraho, ariko uyu munsi tugiye kureba ikimenyetso cya ya nyamaswa. Antikristo nagera kuri iyi si yatangiye gukora, kandi ngo Antikristo azakora byeruye, ntabwo azakora mu bwihisho, kandi benshi ngo bazamuyoboka. Ngo nagera kuri iyi si rero ngo azashyiraho ubuyobozi bwe, ndetse azashyiraho sisiteme kuri iyi si y'imiyoborere ye, aho sisiteme ya Antikristo izabikoramo izakora ku buryo aboroheje n'abakomeye, abakire n'abakene, abacakara ndetse n'aba bandi bafite kwishyira ukizana, mbese ni ukugira ngo wumve ingeri zose z'abatuye isi. Buri umwe uwo ari we wese agomba kuzahabwa ngo ikimenyetso mu kiganza cye cy'iburyo cyangwa se mu gahanga ke. Ibyo ngibyo bikazaba bisobanuye ko uri ku ruhande rwa ya nyamaswa. Uwo ni Satani nyine, nimvuga iyo nyamaswa nyine wumve Sekibi ni umubi, ni Satani n'ubundi. Ngo Antikristo natangira gukora, buri buyobozi bwose bugezweho urabizi ko bushyiraho sisiteme yarwo. Mu Rwanda urabizi bashyiraho sisiteme y'imiyoborere myiza, ugasanga ni sisiteme wenda irwanya amacakubiri, ikaba ihari mubizi neza ko ibyo bintu babirwanya, ukaba ubizi neza ko ibyo bintu batabyemera, ukaba uzi ko ari sisiteme ushobora kuba yatuma umuntu atunga mituweli. Izo ni sisiteme zishyirwaho nyine n'abayobozi nyine kugira ngo bakore gahunda zabo nyine zifitira inyungu abaturage. Wenda ugasanga muri Amerika bafite uko babigenza, ibintu nk'ibyo byose nyine biba bihari. Basa rero hano naho bari kutubwira ngo Antikristo nagera ku isi nawe azashyiraho sisiteme ye ijyanye n'ubuyobozi azaba afite, uko we azaba ayoboye isi yose. Birazwi neza yuko Antikristo azaza akayobora isi yose. Ubu rero nahagera sisiteme ye nk'izo nababwiye zishyirwaho n'abandi bayobozi bose. Sisiteme y'ubuyobozi bwa Antikristo nuko waba uri umukire, waba uri umukene, waba uri umucakara, waba ufite kwishyira ukizana, waba uri mayibobo, waba ufite inzu, waba wubatse, waba uri umusiribateri, waba uri umutinganyi, waba utari we, icyo waba uri cyo cyose, Antikristo ngo sisiteme ye izabigusabwa ko ugomba kuba ufite ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa se mu gahanga, cyangwa se ndetse icyo kimenyetso kizaba gisobanuye ko uri ku ruhande rwa Satani kandi wamuhisemo ubishaka. Kandi ngo Imana bizabiguse ko yateye umugongo n'ahandi hantu muzongera guhura. Nanone ngo Antikristo ibyo ngibyo azabikora, kandi kugira ngo abantu bose bagire icyo kimenyetso azababwira ngo umuntu udafite icyo kimenyetso muri ubwo buyobozi bwe cyangwa se muri ubwo bwami bwe bw'isi, muri icyo gihe azaba ayoboye isi, nta muntu uzemererwa kuba yagurisha, kuba yagura cyangwa se ngo hahe adafite icyo kimenyetso. Icyo kimenyetso nanone ngo kizaba ari izina rya ya nyamaswa
mbese ngo ubanza ari na nimero isobanuye izina rya ya nyamaswa. Ntabwo turabimenya neza niba icyo kimenyetso kivuga kizadushyirwa mu kiganza cyangwa se mu gahanga kizaba ari microchip nk'uko bamwe babivuga, ari microchip ashobora kudushyira mu kiganza, mu ruhu rwacu. Ntabwo tuzi neza niba ari akantu kari digitale, ntabwo ibyo tubizi. Nta nubwo tuzi niba ari barcode cyangwa se ziriya nyine ubona basikaninga, kuri ubona basikaninga ibintu hashya bagiye muri yenda muri alimentation, niba ari barcode bazushyira mu kiganza cyangwa mu gahanga kugira ngo wenda uzagurishe, cyangwa se urabona nyine muri iyi si no kugura no kugurisha, ugira gutyo ukajya kugura wenda nawe ukagira ibindi ugurisha, yaba ari serivisi wa bose bakakwishyura, buriya nawe uri kugura unagurisha. Ibaze rero igihe umunsi utazaba wemerewe kugira ikintu ukora cyagufasha kuba muri iyi si mu gihe cyose udafite icyo kimenyetso cy'iyo nyamaswa, ubuzima buzaba bukugoye. Abantu bizabasaba ko bemera ikimenyetso cy'iyo nyamaswa kugira ngo ubuzima bubashe kuborohera. Icyo tuzi cyo neza ni uko na Bibiliya ubwayo ibyivugira, nayo irabizi. Abantu benshi bazayoboka Satani bafata icyo kimenyetso kugira ngo babashe kuba muri iyi si. Impamvu kandi ngo abantu benshi bazemera icyo kimenyetso cya Antikristo cyangwa se cya Satani ni uko ngo Antikristo azakora uko ashoboye muri icyo gihe azaba ayoboye isi, ku buryo uwo muntu wese udafite ikimenyetso cy'igisigo cyangwa se cy'iyo nyamaswa ubuzima buzamugora hahandi azavuga ati kugira ngo mfete kanemere mfate ikiriya kimenyetso. Ariko ibaze aho utemere kuba watunga inzu yawe udafite kiriya kimenyetso, ariko wari umukire. Umva, n'abakire birabareba n'abakene birabareba, mwese muzaba musabwa ikintu kimwe. Ubwo rero icyo gihe bizagusaba kujya kurara mu muhanda ujye kuba amayibobo. Ibaze gusohoka muri etaje wari ufite inzu yawe wubatse ikuvunye, ariko bakakubwira ati niba udafite icyo kimenyetso urajya kurara muri rigori, urareka akazi kawe kandi wari umugabo n'imiryango ikubaha, wishoboye wari kuba watunga abo bantu, ariko ukareka izo nshingano zo gutunga abantu benshi nawe ubwawe urimo ukajya kuba ku muhanda kugira ngo udatunga icyo kimenyetso cya Satani. Si ibyo bintu urumva uzabishobora? Cyangwa se nawe uzavuga uti reka mfate icyo kimenyetso, Imana tuzaduhura ubutaha? Ko wibuke ko ngo uzaba uteye umugongo Imana burundu. Ibaze ibigo bikomeye twese dukenera muri uyu munsi, harimo amabanki, ibitaro, buri munsi tuba tubikeneye cyangwa se abacu babikeneye. Ibaze ibyo bigo byose biramutse bikubwiye ngo kugira ngo dukorane nawe cyangwa se kugira ngo ubashe kutwegera, kugira ngo ubashe kuza kwa muganga ugura ibinini, cyangwa se yaba ari umwana ugiye kuvuza, yaba ari wowe ugiye kwivuza, icyo ari cyo cyose bakakubwira ngo kugira ngo wishyure bisaba kuba ufite iki kimenyetso. Kugira ngo ubitse cyangwa se ubikuze amafaranga kuri banki yawe yari ariho, bikagusaba kuba ufite ikimenyetso cya ya nyamaswa. Ibaze bakubwiye ngo kugira ngo ubashe kuba wenda rugero nyir'ibyondo ubashe kuba wakodesha inzu, nyir'ibyondo akaza akakubwira ati umva rero wa musore cyangwa wa mugore cyangwa se wa muryango we munkodeshereza mu nzu, mbere y'uko mwinjira mu nzu muranyishyura nta mezi angahe wenda kwa kundi ajya akubwira ngo urishyira gutya, wenda bagahita akubwira ngo ni amafaranga yawe nkeneye mu gihe udafite ikimenyetso cya ya nyamaswa. Mbese uzabigenza ute? Ibaze nawe icyo gitutu isi izaba iri kugushyiraho. Ibaze kujya kuba utemerewe kuba wajya kwihahira utuntu two kurya n'irinda sitari gura ngo urirye udafite icyo kimenyetso, cyangwa se utundi tuntu twibanze mu buzima umuntu aba akeneye, yaba imyenda yaba inkweto, ukaba utagira ikintu na kimwe ugura, cyangwa se ngo ugire ikintu ukora udafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Biragoye ndetse bizaba bikomeye. Icyo gihe ahantu hose uzaba ujya kugira ngo ugire icyo ubona cyangwa se ugire icyo ugurisha, cyangwa se kugira ngo ufungure iduka ryawe ubashe kugurisha, ibaze wari ufite iduka rikomeye, ufite ubucuruzi bukomeye mu mujyi. Umva, ibi bizaba bireba umukire n'umukene. Kugira ngo ufungure rya duka ryawe buri munsi ujya kwinjirizaga amamiliyoni, biragusaba kugira ngo ubashe werekane icyo kimenyetso cyonyine. Ibaze hari igihe kigeze kugera byonyine kugira ngo ugere ahantu hateraniye abantu benshi, winjire mu iduka, winjire aha n'aha. Wenda icyo gihe byo byarebaga inyungu z'ubuzima bwacu, bagusabaga ko ubanza ukerekana ko wakingiwe. Utaba warakingiwe bakakubwira ngo subirayo, ntabwo ari bwinjire muri hoteli cyangwa muri resitora ahantu hateraniye abantu benshi. Byasabye abantu benshi yuko bafata inkingo. Ntabwo wasohoka mu gihugu yuko udafite inkingo cyangwa udafite urukingo. Byose bituma nyine abantu benshi bashidikanyagaho bari baraziritse bazifata. Baza rero nka kiriya gihe ukuntu byagushyizeho igitutu kugira ngo ujye gufata urukingo, kugira ngo ubashe kuba watega imodoka cyangwa se ubashe kuba waba mu bandi bantu utabaruje, cyangwa se babashe kuba bakora. Igihe twese twihutiye gufata urukingo, yenda ibyo byari byoroshye. Ngaho ibaze rero igihe bazaba bakubwira ngo na ya nzu yawe ntabwo uri buyitahemo udafite
cya kimenyetso cya ya nyamaswa bizaba bikaze. Ibi ni ibyumvikana yuko umuntu wese uzaba udafite ikimenyetso cya satani cyangwa se mu gihe antikristo azaba ayoboye isi, utazabyemera ameze nk'umuntu uzaba igicibwa, akurwe muri sosiyete ndetse yamburwe ibintu byose by'ibanze umuntu akenera cyangwa se bya bintu umuntu wese abasha kubona. N'umukene bya bintu abasha kubona nabyo azigera abona, ndetse na wa mukire wari warihaye ibyo afite byose azabyamburwa ndetse mpaka abanje kwerekana cya kimenyetso. Uru rugero nanjye mbahaye rurumvikana. Uw'umukene hari ahantu utashoboraga kwinjira cyangwa se ngo ujye hanze y'igihugu cyangwa se ugire serivisi baguterekanye yuko wakingiwe, yerekana kode ukirishamo bakabiguha. Ibaze rero nubwo bizagenda, bizaba biri muri iriya shusho hari serivisi nyinshi utabona. Abantu benshi bazabona ibyo bintu birenze ubushobozi bwabo, ndetse babone abana babo bagiye kwicwa n'inzara, babona abana babo bagiye bananiwe kubatunga. Umuntu nkawe wari warihaye muri aka kanya uri kunyumva, ubone ntiwasohoka ngo ujye muri rigori, warabayeho ubuzima bwawe wibereye mu nzu yawe cyangwa se ikodesherezaga n'akagato kawe, bakakubwira ngo ujya kuba muri rigori, ntabwo wakishyura nyir'inzu ngo akwemerere kubera ikimenyetso gifite. Niyo mpamvu rero abantu benshi bazabona yuko bari kubashyiraho igitutu, bamere nk'abagurishije ubugingo bwabo kuri satani, ubundi bemere bashyirweho icyo kimenyetso. Uburyo ngo buvugwa ngo nanone antikristo azakoresha cyane cyane nagera kuri iyi si, antikristo ngo bivuga ko nagera kuri iyi si yacu azaza nk'umushukanyi cyangwa se b'abantu b'abanyamitwe tujya tuvuga, niko nawe ngo azaza mu gihe isi izaba iri mu bibazo harimo intambara n'ibindi bibazo byinshi cyane, we agahita aza akaba nk'igisubizo. Izo ntambara akazihagarika, ibintu byose akabishyira ku murongo, ukabona ko aricyo gisubizo isi yose yaburaga. Murabona muri iyi minsi ku isi yose hari ibibazo, ibicuruzwa byarazamutse, ubukungu buri kutugora kuba muri iyi kwezi. Ugiye kubona ukabona haje umuntu abaye nk'igisubizo cy'ibibazo byose biri kuri iyi isi, ibintu byose agahita abishyira ku murongo. Uwo muntu ni gute mutamukunda? Muhita muvuga ngo ni umuyobozi twari twarabuze. Bivuga ko ngo antikristo naza azaza nk'umushukanyi cyangwa nk'umubeshyi, aho azaza ubukungu bw'isi yose gusa ngo buri hasi, ibintu byose bimeze nabi, agahita nanone amera nk'aho azanye sisiteme yongera kuzahura ubukungu. Wenda biramwavuga ngo ubukungu bwarazamutse, ngo esanse, ngo ibirayi bigeze ku bihumbi 10 cyangwa se 100, wenda agahita aza akavuga ngo ibirayi uzajya ubigura ku giceri cy'10. Uzahita uvuga ati uyu niwe muntu twari twarabuze. Ndetse ngo antikristo azagaragara kuri stage y'isi, ntabwo ari umuntu uzaza ngo akemure ibibazo by'igihugu kimwe, azaza akemura ibibazo by'isi yose. Isi yose tumuhanga amaso, tuvuge tuti dore umuntu uzanye ibisubizo, twari twarabuze ati dore umuyobozi muzima n'ubu. Kandi nanone ngo mu bisubizo antikristo azazana bizakemura ibibazo by'ubukungu, hazaba harimo icyo kimenyetso cya ya nyamaswa. Ibyo ngibyo rero nibyo bihita bitujyana mu Byahishuwe 13, ni umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Niyo havuga ngo aboroheje n'abakomeye, abakire n'abakene, abibohoye cyangwa se n'abacakara bose bizaba ngombwa ko bahabwa ikimenyetso. Ni ibintu biri muri Bibiliya, ntabwo ndi kubihimba. Ngo bazahabwa ikimenyetso cya ya nyamaswa kugira ngo babashe guhaha, kugura cyangwa se kugurisha. Ngo bivuga yuko ngo antikristo azaba afite imbaga nyamwinshi, ndetse ngo abenshi mu batuye isi igice kinini ni abazamuyoboka bose bagafata icyo kimenyetso, kuko azaba ari kubereka ko icyo kibazo cy'ubukungu cyakiri hirya no hino ku isi cyari kitujaje twese cyangwa se cyari kibazahaje mwese. Ikimenyetso abazaniye kizashyirwa mu gahanga kanyu cyangwa se mu kiganza cyanyu, aricyo gisubizo kirambye cyo gukemura icyo kibazo cy'ubukungu. Urumva buri wese azahatirwa kuba yatunga icyo kimenyetso, gusa ibyo bizaba ari ikinyoma. Gusa ngo ikindi ngo azafitemo n'akantu k'igitugu, azaba ari umunyagitugu, kandi ubona ko ari ibintu ari kuvuga ari wowe bifitiye akamaro, ku buryo nta kundi uzabigenza usibye kubyemera. Mbega ni uburyo buzaba bweruye kandi buvuga gutya ngo urabyemera kubikora cyangwa uhure n'ingaruka, mbega ubabare. Mbega ibintu byose ubyamburwe ku buryo uzemera kuvuga ati reka nkorane namwe kugira ngo nimwe serivisi nyinshi zingana gutya cyangwa se nsubire hasi. Ikindi nanone mubuzi ugende ku ijambo antikristo, ni umuntu urwanya Kristo cyangwa se urwanya ibyo Kristo byose ashaka, ndetse ari n'umuntu urwanya Imana ndetse n'ubushake bwayo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abazanga icyo kimenyetso bakagerageza gushaka gukora ibyo basomye n'ubushake bw'Imana no kugendera mu nzira, akavuga ati twe turemera kubura icyo kimenyetso, ngo bazatotezwa, ngo abenshi bazakatirwa, ngo bazahura n'ibibazo bikomeye cyane. Mbega
batotezwe ku buryo bazageraho bavuga ati wafata kino kimenyetso umuntu akajya ku ruhande rwa antikristo ngo bazafatwa nabi. Muri Daniyeli 7:25 akavuga ngo uwo antikristo ngo naza azaba avuga amagambo mabi ku Mana, ikindi ngo azaciraho iteka abakiranutsi babandi nyine bavuze twe duhisemo inzira y'Imana, abo bose ngo azabacira urubanza. Biga kucira urubanza bati gufunze burundu ko wanaze gufata icyo kimenyetso, umuntu udafite icyo kimenyetso ni mumufunge bamukatire. Uzi ukuntu gereza ari imbere tuvuga ati oya ni mu icyo kimenyetso kugira ngo mumufunge. Ibyo tubikuye muri Daniyeli. Ikindi ngo azaza ahindura ibihe, ahindura amategeko, ndetse ngo abakiranutsi bazamuhabwa mu biganza bye abagaraguza agati iteka, kandi ngo ibyo bintu ngo azagakora igihe kinini, azajya bakora buri gihe yongera bibakore gutyo abababaza. Ndetse nanone ngo bikavuga yuko nta yindi misiyo ahanini cyane azaba afite, kuko we umugambi azaba afite ni kugira ngo arebe ko hatagira umuntu usigara wemera Kristo cyangwa se uri ku ruhande rwa Kristo. Icyo azaba ashaka nk'uko bigaragara ko agenda izaba iteye ni uguhora buri munsi ahiga abantu bose banze kujya ku ruhande rwe, abadafite ikimenyetso cye cy'iyo nyamaswa batotezwa, bahirwa, ndetse bicwa urubozo, bahemukirwa cyane. Niyo gahunda azaba arimo cyane cyane, ndetse ari kurwanya abo ngabo barwanya cyangwa se bikomeje ku kwizera kwa Yesu Kristo. None uyu murongo wo mu Byahishuwe 20 igice cya 20 niho havuga ngo mbona intebe z'ubwami. Mumbabarira nibeshye, ni igice cya 20 umurongo wa 4. Ngo nuko ngo mbona intebe z'ubwami nyir'ubwo ni intebe zaba zateguwe, mbona ngo bazicaraho bahabwa ubucamanza, bahabwa icyubahiro, kugira ngo kandi ngo mbona ngo ubugingo bw'abantu biciwe babahora guhamya Yesu ndetse no gukurikiza ijambo ry'Imana. Aha hantu nahavuga cyangwa se ni umurongo usa n'uvuga ngo ba bantu bose banze kuyoboka ya nyamaswa, banze kuyoboka antikristo, ba bantu bose banje kuramya antikristo, ba bantu bose bishwe bakabaca imitwe bakangufata ikimenyetso cya ya nyamaswa, nuko ngo mbabona bateguriye intebe z'ubucamanza kandi intebe z'ubwami, kuko bari baranze gufata cya kimenyetso cya ya nyamaswa. Ngo abo ngabo ngo barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Wumvisha ako kana ariko abenshi bazagera kwata ikimenyetso cya ya nyamaswa, bayoboke ya nyamaswa. Ariko ngo nanone mu Byahishuwe 20 umurongo wa 4 hakavuga ngo abazaba baranze gufata ikimenyetso cya ya nyamaswa bakavuga ati nimushaka munatwice, bakemera kubaho bwa buzima bubi bwose. Hano ngo havuga ko ngo ubugingo bw'abo bantu buzazuka bugahabwa intebe zimeze nk'iz'ubwami. Abo ngabo banze kujya mu murongo wa ya nyamaswa no gufata cya kimenyetso, abo ngabo mbabona bimanye na Yesu Kristo imyaka 1000, bameze nk'abami kandi babayeho neza cyane. Bivuze ngo niba ushaka kuzimana na Yesu Kristo imyaka 1000, biragusaba kuzana icyo kimenyetso ukemera ukabaho nabi, ubuzima bubi cyane ko n'ubundi bivuga ko inzira ijya ahantu heza cyangwa se inzira ijya mu ijuru irafunganye, ukazaba muri abo bakeya bemeye kubaho nabi ndetse no kuba bakicwa urubozo, kugira ngo bazazuke bimane na Yesu Kristo. Babonye abo bantu ubugingo abo bantu bubanye na Yesu Kristo neza cyane. Murumva harimo n'abazacibwa imitwe. Ibaze baciwe mugenzi wawe umutwe nawe ukavuga ati nanjye ni mu nce umutwe, cyangwa se ukabona bamuciye umutwe utatu yakaraka ngenda afata icyo kimenyetso. Ariko mbona na bapandi bazaba baraciwe imitwe nabo ubwabo bavuga ati ibi ngibi byose turi kubikora kuko twanze gufata ikimenyetso cya ya nyamaswa, bazimana na Yesu Kristo imyaka 1000. Hazaba hari igiciro ugomba kwishyura mu gihe wanze kwakira ikimenyetso cya ya nyamaswa. Ni ubuzima bubi, ni ukwicwa nabi, ni ugufungwa, ni ugukatirwa, ni ugucirwa urubanza rubi cyane. Ariko ngo nanone abantu benshi bazabona icyo giciro gikomeye, bavuge bati ntabwo ngiye kubaho nabi, ubuzima bubi nari narihaye ndetse ko iki kimenyetso cy'iyo nyamaswa. Gusa nanone ngo ikintu antikristo mugomba kumumenyaho uburyo azaba amezemo, azaba ari umuntu uvuga neza, umugabo ufite ubwenge budasanzwe, ufite igikundiro, usa neza, mbese ngo azaba ari umuntu udasanzwe abantu benshi bazabiyumvamo. Kandi ibyo byo avuga n'ibyo akora ubona nta hantu wamutegera, nta kosa umubonana, ubona ari imiseke igoroye. Gusa ndetse azaba agikora atunga byose abikora cyangwa se azaba akibyihishe inyuma, ni uko azaba ari gushyira imigambi ya Sekibi mu bikorwa. Nanone muri Yohana 2:18 avuga ngo uwo antikristo azaza bushukanye, mbese azaza ari umubeshyi, ari umuntu utuburira abantu. Kandi murabizi
umuntu ubeshya abantu ntabwo ari we kenshi ugaragaraho ibinyoma, niwe ugaragara nk'umunyakuri, wa wundi abantu baba bakunda kubera ukuntu akora utuntu twe. Nanone kandi mu Batesalonike ba kabiri igice cya kabiri 9 kugeza ku 10 havuga ngo Antikristo azaza akora ibitangaza, ibimenyetso, mbese ari umuhanga cyane mu gushuka abantu. Mbega ngo we kugira ngo byumve neza, Antikristo naza umwumve nk'umubeshyi udasanzwe kandi wa mubeshyi umukunzwe, ku buryo mu binyoma bye nta kosa uzajya umubonamo. Ngira ngo ibinyoma biraryoshye, umuntu aragushuka ukumva niwe muntu wiyumvamo kurushaho umuntu ukubwiza ukuri kwa nyako. Ubwo Antikristo azaba ari umubeshyi wa wundi wo ku rwego rwo hejuru utapfa kubona ikosa iryo ari ryo ryose. Mbega ukuyobya akakwereka ibitangaza, akakwereka ibyo ari byo byose ku buryo bizaba byoroshye kugira ngo imbaga nyamwinshi namwe muri mu mwese ushobora kuzashiduka umunsi umwe mwayo umuyobozi, bitewe n'ukuntu azaba afite akarimi kareshya ndetse afite n'ibitangaza akora, afite n'ibikorwa, kuko ibintu byinshi bizaba byarananiranye ku isi byarabura ibisubizo. Antikristo we avuga ko aziri buzazana ibisubizo bya bindi bivuga ati tubone igisubizo kirambye cyari cyarananiye ibihugu by'ibihangange. Urabona hari intambara ziba zihari mukabona byarananiranye, uko intambara yahagarikwa n'abantu ukabona byarananiranye, ariko umuntu akaza agahita ahagarika intambara n'ijyane by'amoko byose akabikora mu nzira, ukabona isi ibayeho nka paradiso. Aho niho rero azahera agahita akora utuntu tw'udukoryo, mwese mukavuga ati umuntu niwe muntu w'Imana. Nanone ngo ikindi kintu kizaba kiranga Antikristo ni ukurwanya byeruye Yesu Kristo, nk'uko muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 22 haravuga ngo mbese umubeshyi ni nde? Hagakomeza havuga ngo umubeshyi ni uwo ari we wese uhakana Yesu ko ari we Kristo. Uwo muntu nawe ubwe ni Antikristo, kuko nawe arwanya Kristo ndetse aramuhakana. Ngo waba arwanya Data ndetse akarwanya n'umwana wayo Yesu Kristo, niwe rero umubeshyi ari we Antikristo. Gusa nanone ibyo duseye nk'ababireka, ikindi kintu abantu benshi bakomeza kwibaza, nawe ukomeza muri aka kanya ushobora kuba wibashije kuri ibyo tumaze kuganiraho, nanjye njya nibaza ese birashoboka ko dushobora kuzashiduka icyo kimenyetso cya ya nyamaswa cyangwa se icyo kimenyetso cya Antikristo twaragishyizwemo tutabizi? Ndakeka abantu benshi mwagiye mubona banga gufatwa n'urukingo bakavuga ati izi nkingo nizo zizaziramo ikimenyetso cya Antikristo n'ibiki, ugasanga ari abazanze bavuga ati niho cya kimenyetso cya nyamaswa bazakidutera tutabizi. Abantu benshi sasa ugasanga bari kwibaza ngo ese Antikristo ashobora kuzadushyiramo icyo kimenyetso tutabizi, tugashiduka tugifite twarateye Imana umugongo turi ku ruhande rwa Antikristo tutari tubizi. Icyo cyo ntabwo ari cyo, reka nacyo tukivugeho tukirebe. Ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo dushobora gushiduka turi ku ruhande rwa Satani cyangwa se twarateye Imana umugongo tutarabigizemo uruhare, ari ibintu byikoze. Icyo gihe nta mahitamo twaba twaragize, kandi uzi ko Imana ikora uko ishoboye kugira ngo iturinde. Hari ubundi buryo nanone tutazi, ntabwo tuzamenya ngo ikimenyetso cya Antikristo kizaza ari microchip, ni ikintu bazaza bakadutera mu nshinge, ni ikintu bazadushushanya ku kaboko, ni tatuwaje bazadutera mu gahanga, ni cyangwa se ku kaboko, cyangwa se mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kuvuga ngo ndi mu ruhande rwa Ndahiro uzarahira, bikamera nk'aho urahiye cyangwa se ari igihango ugiranye na Satani cyangwa ko Imana umugongo. Ibyo nibyo tutaramenya. Ikizwi ni kimwe, Bibiliya nayo ivuga ubwayo, ni ikimenyetso tugomba kuzajya cyangwa se kigomba kuzajya gishyirwa mu gahanga ka buri muntu cyangwa se ku kiganza cye cy'iburyo. Ibyo birazwi na Bibiliya irabivuga neza. Bamwe baravuga bati nanone ni nk'agakoresho ka tekinoloji bazadushyira mu kiganza, uzajya ugenda uti ukaba wakerekeza ahantu ku mashini, ibyo ukeneye byose ugahita ubibona, serivisi zose wari ukeneye ugahita uzibona. Bamwe bakaba bati cyangwa se ni brand bazajya baguha, bazajya bagushyiraho imeze nk'aho ari ikimenyetso cy'uko uri ku ruhande rw'uwo cyangwa se bw'iyo nyamaswa. Bivuga mu buryo bwinshi. Mu byahishuwe igice cya 13 haravuga ngo hari inyamaswa izazamuka ivuye mu nyanja. Iyo nyamaswa izaba ifite amahembe 10 ndetse n'imitwe 7. Ndetse ngo iyo nyamaswa izaba yarahawe imbaraga na cya kiyoka. Icyo kiyoka nibavuga cya kiyoka umenya ngo ni Satani, mu Bibiliya nyine bavuga cya kiyoka cyakira ni Satani. Ubwo iyo nyamaswa izazamuka niyo Antikristo, ariko ngo Antikristo azaba yarahawe imbaraga na nzoka ya kera cyangwa se ari we Satani. Antikristo nuzahabwa imbaraga na Satani kugira ngo kuri twa tuntu twe. Ndetse iyo nyamaswa nimara kugera ku isi ivuye muri iyo nyanja, Antikristo turi kuvuga
ngo abatuye isi bose bazatangazwa n'imbaraga z'iyo nyamaswa, ariko nababwiye ngo Antikristo naza twese tuzatungurwa n'imbaraga afite, byakemura ibibazo byari byarananiranye ku isi. Abatuye isi bose bazamubona nyine bumirwe batungurwe bavuga ati sureba umuntu twari twarabuze. Nanone bikavugwa ko mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 4 haravuga hati abantu bazaramya cya kiyoka aricyo cyahaye imbaraga ya nyamaswa. Nimvuga ya nyamaswa mwumva Antikristo, ngo bazaramya ya nyamaswa. Abatuye isi ngo bazaramya Antikristo bavuge ngo ese ninde uhwanye n'iyi nyamaswa. Bazaba bareba Antikristo bavuge ngo ese ninde uhwanye nawe ko tubona urenze. Nongere mbibutse gatoya, reka mukore subscribe. Kora subscribe mu Clever Official. Iki kiganiro kandi niba ugikunze siga comment utubwire n'ibindi bintu tuzavugaho ubutaha. Ndakwinginze wicunge neza kandi usome Bibiliya yawe, uyisome kandi uyisome wongere uyisome, umenye ubwenge kandi ujye ufata n'iyi channel. Wenda wasanga iyi channel nayo yaraje mu bushake bw'Imana. Iyi nayo izajya igufashe kuyoboka inzira nziza, kuko tugiye kujya tuvuga ibintu byinshi bitunga ubugingo ndetse binadutunga no mu buzima busanzwe bwo muri iyi si. Kadukomeza bavuga ati abantu bazaramya, tugeze aho bazaramya ya nyamaswa bavuga ati ese ninde uhwanye nawe. Bavuga ati nta muntu wakwigereranya nawe, nta n'uhwanye nawe, mbese nibyo wagusubira n'intambara wagushobora. Muri ubu rwego Antikristo abantu bazamubonaho rwego rw'isi. Murabizi urasare nk'agahungu gashukana, agahungu gafite utugambo turyohereye, karagenda kagashuka udukobwa twiza karadushutse. Muri urwo rwego mbese karani nk'akamenyetso gatoya nk'ubeshyi bwiza. Antikristo nawe azaba akunzwe abantu bose bavuga ati twakugereranya nande. Reka nanone turebere hamwe impamvu 3 nazo kano kanya tuhagayikishije twumva ko dukwiye kugiraho ubumenyi. Wenda navuze ngo abakozi b'Imana, urano umukozi w'Imana azitiye amakuru menshi ajya avuga nyine, ajya dusiga comment hano hasi nyine atubwire twumve uburyo ubwenge nyine adufite cyangwa se amakuru y'abaturusha tubiganireho, kuko hari abantu bajya basoma comment na wenda wayisoma cyangwa se hari ibintu watwungura. Mbese nta kimenyetso kimeze nk'aho gutera Imana umugongo. Mbese birashoboka ko kiba kimenyetso tuzashiduka tugifite nta ruhare twakigizemo cyangwa twabigizemo. None hano bakatubwira ati ntabwo bishoboka, kuko mu byahishuwe 13 umurongo wa 13 kugeza ku 14 handitse ko uwo Antikristo azatuma abakomeye aboroheje. Ibyo bintu byose nagiye mbabwira mbega abatuye isi bose muri rusange, azatuma ngo icyo kimenyetso mukigira mu gahanga ndetse no mu kiganza. Ni ngo banategekwe abantu bigaragazwe ko niba udafite ikimenyetso ntiwemerewe kugurisha cyangwa guhaha, ndetse ubuzima bwawe bugiye kuba bubi. Mbega ni umwanzuro, ni ibintu bizaba bisobanutse, buri muntu wese azafiteho ubumenyi n'amakuru. Bavuga bati gufata iki kimenyetso uteye umugongo Imana, gufata ikimenyetso ugiye kubaho neza, ariko ugiye ku ruhande rwa Antikristo ndetse na Satani. Mbega ngo ni ibintu ngo niba bavuga ngo umushya azabitegekwa n'umukene, abitegekwe bavuga ati urajya hano cyangwa ubyihorere ubeho nabi, cyangwa ujye hano ubeho neza. Urumva ni ibintu umuntu azaba azi akamenya ati uruhande ngiyeho n'urw'Imana cyangwa n'urwa Satani. Ni ibintu mbega bazaza bakaguhitisha, ntabwo ari ibintu bazaza bakagucugisha ngo ushiduke barabiguteye buhumyi, kwako ntibakubwira ngo mwuzaniye akantu kagiye kufura ngo ahita kagutera. Icyo gihe Imana ntabwo yabikurenganyiriza, na Satani nawe yabazi ko ashukanye bihagije, ntabwo ari uko byaba byarakagombye kugenda. Kuvuga ngo iki kimenyetso cya ya nzoka cyangwa se cya ya nyamaswa, ni ibintu bizaba biri kiriya bisobanutse, ukakubwira ati genda ufate ikimenyetso ku bushake bwawe cyangwa se ukireke. Uwo ni umurongo usa nk'ubisobanura neza. Ntabwo tuzashituka abana duteye icyo kimenyetso nk'ababikekaga ngo bakiye mu rukingo. Hoya cyo ntabwo twemeranyaho. Wenda niba nayo hari andi makuru ufite uraza kumbwira, ariko ni ibintu bisobanutse ku buryo nyine n'Imana ivuga ati wanteye umugongo ubizi neza, wabigambiriye ugatira ruhande. Imana ntabwo yazanye gucira urubanza nanone bagukizemo ikimenyetso nta makuru ufite atari wowe wabihisemo. Kugira ngo icyaha cyitwa icyaha ni uko ugikora ukizi, wagitekerejeho,
ubizi neza nawe ugahitamo kugikora bati burangiye gusambana, wateretse, wabigangiye, wajyanye umuntu muri gito, wabipanze neza. Ntabwo by'ukuri gusambana cyangwa se bari kugusambanya ufata ku ngufu, buriya ntabwo icyo gihe byitwa icyaha. Ntawe ushakira amahitamo uba wabigezemo. Bivuze ngo ni amahitamo y'umuntu. Abumvaga ko bishobora kuzaba icyo kimenyetso cyaba cyarabashyizwemo. Hari abantu nanjye njya numva abantu benshi babivuga, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo, ni ibintu uzaba wihitiyemo. Ikindi ngo nta muntu uzashyirwaho icyo kimenyetso atazi ubusobanuro bwacyo. Oya, wenda uzaba ubizi neza icyo ukoze, ko uhisemo gutera Imana umugongo burundu, ko uhisemo inzira izatuma ubugingo bwawe burimbuka. Yego ugiye kubaho muri iyi minsi, ariko ejo hazaza aho ubugingo bwawe hazaba harimbutse. Uzaba ubizi neza, icyo gihe nta n'ubundi busobanuro bundi uzaba ubufite. Nta mpanuka izabaho, ni uko muri kano kanya wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel. Hari ukuntu Imana iba yarabikoze kugira ngo ayo makuru uzabe uyafite, uzamenye ibyo uhitamo, umenye n'ibyo udahitamo. Mbese Imana iba yarashatse uburyo bwinshi igenda iguteguramo kugira ngo utazitwaza ngo ntiwabimenye. Icyo kintu ubundi no muri Bibiliya barabivuga, bati Imana izakora uko ishoboye ku buryo buri muntu wese uzamenya iby'ijambo ryayo, ku buryo umuntu atazitwaza ngo ntabwo nigeze menya ibyawe, ngo bimenye mbere nze kukuyoboka. Oya, izakora uko ishoboye buri muntu abimenye. Ubu umuraro, butari umuraro w'ingeri zose, uzaba warabimenye. Imana ubyanga ariko warabimenye. Ikindi nanone ngo kigaragaza ko bazafata icyo kimenyetso cya Antikristo, ngo bazaba ari ibintu bahisemo ndetse banazi. Ni uko bazajya bakubwira ngo amahame cyangwa se amategeko agenga icyo kimenyetso, gufata iki kimenyetso ngo uzajya usabwa, cyangwa se ngo uzaba wemeye kudusingiza cyangwa se usingiza Antikristo, kugira ngo noneho uzaba ubyumva. Batyo ikimenyetso ntabwo uzongera gusingiza no guhimbaza Imana yawe, uzajya uhimbaza Antikristo, ubone kugushyiraho ikimenyetso. Urumva uzaba ubizi neza ko aho ugiye mu nzira ya Satani, utayo wari usanzwe uhimbaza, uririmba, uvuga neza. Imana uzaba uyiteye umugongo, kuko uzaba ubizi neza ko ntabwo wagushyira ikimenyetso ngo utangire wicare ujye guhaha. Hazaba hakubiyemo n'uburyo gusingiza Kristo, uwo Satani muri rusange, no gukora ibikorwa bye nyine umusenga ndetse umwemera no kumwubahisha mu bantu. Ikindi nanone kikwereka ko atari impanuka ku buryo umuntu azisanga afite icyo kimenyetso, ni uko uzashyirwaho igitutu. Antikristo ngo azashyiraho igitutu ku bantu ndetse n'itegeko n'ibihano. Uhabwa amabwiriza avuga ngo urafata iki kimenyetso, nutagifata cyo kudusingiza no kutuyoboka, mbega uzashyirwaho igitutu, ntabwo uzemererwa guhaha, mbega uzahura n'ibibazo by'ubukungu byose bishoboka muri iyi si, mbega uzaba wemeye kuba masikini. Mbese ni bande biteguye kuba basiga imitungo yabo muri aka kanya, yaba mikeya yaba myinshi wari ufite, kugira ngo wongere ube umuntu uciriritse cyane, unakubitwe unafungwe, niba ngombwa bakwice ucibwe umutwe n'ibindi bibi byose bishoboka, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Ni bande mwiteguye ibyo bintu? Uzi no gusiga iduka ryawe rifunze ngo ujye gusenga, uvuga ati ntabwo nabishobora, ati ndabampombye. Se uzemera guta ibintu byose waringagare, ujye kwicara n'amayibobo bagukubite bagufunge, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, cyangwa se uzimane na Yesu Kristo ngo akumve twabibonye? Ibi ni ibintu bizaba bisobanutse. Kristo avuga ati ni gutya, ugahitamo ariko uzi icyo uhisemo. Ntabwo bizaba ari impanuka ngo ushiduke warisanze ku ruhande rwa Antikristo warateye Imana umugongo. Oya, uzaba ubizi warahawe amahitamo. Aho rero niho abantu benshi bazayobokera uruhande rwa Antikristo cyangwa se uruhande rwa Satani. Ikindi kintu nanone kikubiyemo agatima kikubwira yuko utazashiduka watewe icyo kimenyetso cya Antikristo cyangwa se kino kimenyetso cya Satani kubw'impanuka ugashiduka kikuriho, ni uko n'Imana ubwayo itabyemera. Kuko ngo hari ingero nyinshi zigenda zibigaragaza ko Imana yakora icyo ari cyo cyose, Imana yakora ibirenze twebwe ibyo twatekereza, kugira ngo abantu bayo izabarinde kurimbuka. Mbese ngo izabarinde kujya muri cya kintu twita ngo ni Imana irabanje igakora uko ishoboye, ikakubumenyi, ikaguha amahitamo, ikagerageza kukurinda, ikagutumaho abashoboka n'abadashoboka, kugira ngo ikurinde ubanze umenye amakuru. Utazashiduka ngo wagiye ahantu habi cyane, kuko Imana iradukunda, ntabwo yadutererana rero ngo ushiduke uri ku ruhande ruzatuma urimbuka itarabanje kukuburira. Urugero wenda naguha uburyo Imana yagiye ikoramo igakora ibishoboka byose tutakekaga, kugira ngo igerageze kutwiyegereza, igerageze kututabara tutazarimbuka. Gishobora wenda kuba wabisoma muri Yohana 3:16 handitse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo azabeho cyangwa se azahabwe ubugingo buhoraho.
ni zimwe mu ngero zigaragaza ko iba yakoze uko ishoboye kose kugira ngo iturinde kurimbuka kugeza n'aho itanga umwana wayo kugira ngo reba nawe ibintu biba bidakunze kubaho agapfa kugira ngo adupfire. Imana igakora uko ishoboye kose ikatwegereza ndetse igakora ibishoboka byose ikaduha umwana we kugira ngo itabare isi. Natwe rero ntabwo yadutererana kugira ngo dushiduke dufite ikimenyetso cya nyamaswa cyangwa se dufite ikimenyetso cya Satani, kandi isanzwe ikora uko ishoboye kugira ngo ituburire twereke aho akageza kacu kari nk'uko yabitweretse muri Yohana 3:16 iduha umwana wayo kugira ngo adupfire. N'ubundi niba twakoresha imvugo ngo Imana izabanza turabure itubwira ati harani mujyeyo bimeze uku, ibyanjye ni ibi, ibya bariya ni ibi, mahitamo akayisigara ari ayawe rero. Imana irabanza ikabikwereka uri nk'umuntu yahawe ubwenge rero ukihitiramo. Gusa nanone ngo Imana yitandukanye na Satani, ngo Satani we urumva uburyo azabakwama cyangwa se n'umunsi uburyo akoramo ni ukugeraho igitutu, nudakorera urabaho nabi, urajya ku muhanda, urabaho amayibobo, urafungwa, uragirirwa nabi. Ko niko Satani akora kugira ngo agutere ubwoba uhitemo kumukurikira. Ariko Imana yo igushyira amakuru imbere ikakwereka aho ubugingo bwawe buri ku neza, ikavuga ati nuhitamo iyi nzira uzabaho pe, ugiye kuba mu buzima bw'ubuziraherezo. Nanone ikakwereka inzira y'irimbukiro, ikakwereka n'ibibi biri muri iyo nzira. N'ubu tuzi yuko ibyo bintu Antikristo azaba azanye ibyo gutuma ubaho neza muri iyi si cy'akanya gato, kuko uzi neza yuko hashira iminsi mike ugapfa, ariko nyuma y'ubwo buzima uzacibwaho iteka. Imana yo irabikwereka ibyo byose ikakubwira ati yihitiremo, ntabwo ijya yivanga mu mahitamo yawe. Oya ntabwo yagushyiraho igitugu ngo hitamo njyewe ngo nudahitamo ngenda kugirira nabi, oya ntabwo ariko Imana ikora na Satani. Gusa nanone Imana ikatubwira yuko amahitamo yose uzagira cyangwa se amahitamo yose ugira muri uyu munsi mu byo ukora, iyo nanone ugomba kwitegura ingaruka zizava muri ayo mahitamo yawe. Ariho nanone Imana ivuga ati umuntu wese uzahitamo kujya gufata ikimenyetso cy'iyo nyamaswa agahitamo kuntera umugongo akajya ku ruhande rw'iyo nyamaswa, uwo muntu azaba yiteguye kuzahura n'ingaruka nyuma z'ubuzima bwe iherezo ribi nyine pe. Uza buzima bwumeze nk'aho bwirangirije bw'ahazaza heza, bwa buzima tuba twifuza bwo kuzajya mu ijuru, kuzabaho ubuziraherezo. Ubwo buzima uzaba uhisemo kubutera umugongo unezezwe n'ubuzima bw'akanya gato ko kuri iyi si. Urumva Satani ntabwo yaguha ubuzima bugoye kuzabaho imyaka 1000. We ya myaka isanzwe rero y'abantu n'ubundi baba ku isi 50, 30, hari n'abapfa bafite 10 n'abafite 15. Nyine urupfu niruza ruzajya ruguhitana, ariko nanone usaba ubuze ubuzima bw'ubuziraherezo. Ubuzima none utazahitamo ibyo bintu, we azabaho nabi igihe gito hano ku isi, ariko azagira ubuzima bwiza. Ndetse twabonye muri ya mirongo twasomye ndetse ko azimana na Yesu Kristo imyaka 1000 wanze gufata ikimenyetso cy'inyamaswa. Nanone uyu murongo ninshaka nanjye leta ngusorezaho twikomereze. Nanone ngo Imana ikikwereka ko nta muntu uzigera ufata icyo kimenyetso bimutunguye cyangwa se bimeze nk'impanuka cyangwa ushiduke warabikoze utabizi ngo ubitwaze imbere y'Imana ngo njye nashiduke mfite ikimenyetso ntari imbizi. Oya ntabwo ariko bizagenda, kuko mu byahishuwe 14 uhereye ku murongo wa 6 hari ahantu havuga ngo ubutumwa bw'abamarayika 3 bazazana mu isi. Hari ubutumwa bw'abamarayika bw'umumarayika wa mbere, bwa kabiri, bavuga nyine ibintu byinshi cyane kugira ngo nibubitindeho. Ariko ku murongo wa 9 haravuga hati marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu wese naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo bazakirema nacyo nyine ikinyamaswa nyine bazagikora n'igishushanyo bya bintu byo kuranya ya nyamaswa yambye gucyaho cya kimenyetso ni Antikristo twabibonye ya nyamaswa zabaturutse mu nyanja. Marayika wa 3 azaza atangariza isi yose ku buryo tuzicara tubizi mbere yo guhabwa icyo kimenyetso tuba twarabibwiye. Marayika azabanza atangaza ati umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza cye cy'iburyo, aribishije umuntu uzemera gushyirwaho ikimenyetso akaramya ya nyamaswa agashyirwaho ikimenyetso ku ruhanga no mu kiganza cye, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana. Ariko uzi umujinya w'Imana buriya njye mba numva ko Imana itajya inarakara, buriya bisanzwe biri aho mba numva bidashoboka. ariko ibaze noneho umuntu uzanywa ku mujinya w'inzoga, ku nzoga y'umujinya w'Imana. Numva ko tuzaba twaraburiwe, ariko azaza gutangariza apana ibi ngibi bari kubibabwira kuri aka gacano ka nta kigenda kari aho, wenda nabyo mubyumvishije. Ariko marayika w'ubwe azaza bibibwirira ababwira ati mwitonde ntimuzaramye iriya nyamaswa, ati
ntimuzemere gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cyangwa se mu ruhanga. Ariko n'ubundi bivugwa ko ngo benshi cyangwa se imbaga nyamwinshi ni abazakira iki kimenyetso kandi bazaba barabwiye. Iyo murongo uteye ubwoba nanjye reka ngukomeze. Ngo nanone ngo umuntu uzaba warashyizeho icyo kimenyetso cyangwa se uzaba yahisemo ikimenyetso kugira ngo abeho muri iyo minsi mikeya, ngo azanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana, ngo ni inzoga yateguwe idafunguwemo n'amazi, apana wa mujinya urimo akantu korohereye, ni umujinya nyine uzaba ukomeye, ugacuma k'umujinya w'Imana. Kandi ngo uwo muntu azababazwa n'umuriro w'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo abantu bahisemo ya nyamaswa cyangwa se bahisemo ya nzira bashyizeho cya kimenyetso, umwotsi wo kubabaza kwabo uzacumba iteka ryose, mbega bazahora babara iteka ryose. Ngo nibaruka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo agomba kuzabarwa nyine ubuziraherezo, mbega umwotsi wo kubabazwa kwabo uzahora ucumba iteka. Mbanza ariho havuye ngo abantu bazahora bashya ubuziraherezo ngo umuriro utazira. Urumva ni ubuzima bubi nyine tu. Marayika nawe azaza ngo abibwirire, ariko abantu ngo ntabwo bumva, n'ubundi bazayitiramo nyine iyo nzira y'ubuzima bworoshye y'iyo minsi kugira ngo bimerere neza by'akanya gatoya, batera Imana umugongo. Ariko wowe uri kunyumva muri kano kanya, reka nyeke ko wenda tuzajya nanjye ndimo, reka nanjye ndi nkamwe, wasanga ni no munsi yanyu, ni ukugerageza twese tukareba yuko icyo kintu twazagitsinda. Reka tugerageze dusabe, dusenge, dusengerane, mu nsengere namwe mwisengera, tuzarebe ko iki kintu tuzagitsinda. Uyu munsi twarebaga ikimenyetso cya ya nyamaswa cyangwa se ikimenyetso cya Antikristo, kuko iminota tugendanye. Reka tuzagaruke ku munsi w'ejo cyangwa se umusibe ejo kuganira kugira ngo tuzabashe kumenya amakuru. Tuzagaruka turi kuvuga nanone ku kimenyetso cy'abantu b'Imana. Birango bivuga ko Imana nayo abantu bayo yabashyizeho ikimenyetso cyangwa se izabashyiraho ikimenyetso, buryo abo bantu bashyizeho ikimenyetso cy'Imana nta kibi bazigera bahura nacyo. Bazaba ari abantu batoranyijwe n'Imana, ntaho bazahura n'ibibazo ibyo ari byo byose. Ese icyo kimenyetso cy'Imana kikuriho cyangwa se uzagirirwa amahirwe yo kugishyirwaho? Mbese icyo kimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku bameze bate? Kuko Satani nawe afite abazashyiraho ikimenyetso cye tumaze kubabwira. Umunsi w'ejo cyangwa se umusibe ejo tuzareba ku bazaba barashyizeho ikimenyetso cy'Imana. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibuka gukora subscribe aho hasi kuri YouTube channel yanyu, kandi no ukazogera hirya ndetse ujye no muri comment. Ariko mujye no muri comment mugire ikintu mumbwira, nimba ijambo ryabafashije muvuga ati hari icyo bimfashije, hari icyo bimariye, bituma mbona ko basi mba ndi kubwira abantu bumva. Niba ari bidasobanukiwe neza cyangwa se ufite amakuru mva wadusangiza, nawe ujye muri comment, buri wese agire nyine umutima wo kugira ikintu atubwira. Ari igihe wasanga ufite amakuru adasanzwe, nawe ubutaha tukazayavugaho tukayaganiraho. Amabwire ngo Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Yari Timo Bicycle wanyu, Imana ibaho umugisha. Ariko mbere y'uko ngenda mujye mwibuka kureba hasi ahangaho mba nashyizeho ni mubikurikirane mwego.